Bizimana baravuga ngo niba hari uwongeraho mu babazi. Nagize amahirwe yo kumenya umuryango wa Rugamba kuva i Butare kugeza i Kigali. Aha twicaye nahazanye na Rugamba na Cyuzuzo aje kunyereka isambu babahaye. Ntabwo nari nzi ko uyu munsi nzaba nicaye. Ndagira ngo nshimire Imana. Imana ni nziza pe. Imana yaremye Daforoza niba ariyo yaremye abagore bo mu Rwanda. Ntabwo nshidikanya kuko Imana ni imwe. Ariko ndimo kwibaza niba ibumba yakoresheje ari ryo twese dufite nk'abagore. Nakomeje kubitekereza kuko nagize amahirwe yo kumenya Daforoza ari i Butare. Ndimo kureba muri Neresi aho bari batuye, nkabona ibiro muri Neresi, nkabona na Daforoza hirya kure, nkabona na Daforoza yaje gushengerera aho narindi, tukamuherekeza akatubaza ibibazo byinshi. Ariko aho ngiye kuvuga cyane ni Kigali, kuko i Kigali baje i Kigali nanjye dusa nkaho tuzanye. Ahantu bari batuye ku Kimihurura ntabwo hari ahantu heza, ni ahantu wamanukaga hari n'imicanga, ariko nkajyayo. Ariko najyayo nkishima, hari haniranye n'i Butare. Icyo nshaka kuvuga gitumye mpaguruka, ndagira ngo nshimire Imana yahembye Daforoza. Na Rugamba yari mwiza pe, yari mwiza w'umugabo nyine uririmba uyobora. Ariko Daforoza yari umugore mwiza pe. Yari umugore ushyira ku mutima, yageza mu mutima akabitura Imana. Ndagira ngo nsabe Imana, nanjye nsabira n'abandi bagore b'i Rwanda, gushyira ku mutima no gutura Imana. Kandi ndumva Daforoza atwumva, ndumva azabikora. Maze iminsi musabira ingo zirimo gutandukana, kandi ndumva abima mbivuze cyane, kuko ikindi gihe nzaza kubibabwira. Hari ingo 3 mpora mubwira ko ntifuza ko zitandukana, kandi nzi ko nta kinanira Imana. Ndagushimira nawe François, kuko ndakuzi uri mutoya, ujya kwa Rugamba ukiri umuseribateri, dukorana mu Basalesiane. Ndashimira Imana ko utapfuye. Kuba ngiye narapfuye nabishimiye mbere, ariko nawe ko utarapfuye mbishimiye Imana. Kuko ngewe ntabasha kwandika nk'ibyo wanditse. Nshimiye Imana ko utapfuye ukaba warabyanditse, kandi nshimiye Imana ko uru rugo rwakomeye. Kuko aha muri community aha nahageze bwa mbere muri 504 y'umweru, nzanye na Rugamba twicaranye imbere, Cyuzuzo yicaye inyuma. Aje kunyereka ndabose ko aragase, yana no ko ari habi. Cyuzuzo ni Sirdina. Noneho ko iteka iyo se yahagurukaga Cyuzuzo ahita ajya mu modoka. Rero nangwe hano hantu se ko ari habi, arambwira ati nta hantu habi habaho, ati ahantu haba uko abahabaye bari. Ndagira ngo rero nshimire ko hano hantu ko hari haranyereka ko Communauté de l'Emmanuel muri murakoze. murakoze. Mbere nagira ngo nshimire François kuba yaduhaye inzira yo gutaramira umuryango wa Rugamba na Daforoza. Ntabwo ari ubwa mbere abikoze, ariko kuba yabikoze ku buryo
butari ikiganiro cy'umugoroba umwe, ahubwo gifite ifatizo buri wese ashobora kwifashisha kugira ngo icyo kiganiro gihoreho. Ni ikintu gikomeye, nagira ngo mushimire kuba yarabitekereje akabikora. Waradukoreye twese. Icya kabiri ni uko ibyanditse muri iki gitabo yampaye inyandiko yacyo mbere y'uko kijya mu icapiro. Nta n'igihe mfite, ariko sinabona ukuntu nashobora guhakana kugisoma vuba, kandi ari byo yansabaga, ku buryo nahise ngisoma. Nagisomye umunsi umwe, hanyuma naranyuzwe kubera ko ibirimo nibyo nge wenda mbibwiye. Nitwa Nsengimana Yosefu, nkaba ndi Musanzire wa Rugamba kubera ko umugore wanjye bishe muri jenoside yitwa Bernadette. Akaba nawe kubera ko namushatse aba kwa Rugamba, ariko na mbere yo kugira icyo gitekerezo kwa Rugamba nari mbazi. Nuko bivugwa muri iki gitabo ndabizi ibibazo bagiranye nk'umugore n'umugabo, ukuntu Dafroza yabyitwayemo, n'indwara ya Rugamba, n'indwara Rugamba arwara bikomeye, n'ukuntu nagerageje kubwira Minisitiri Ntagerura kugira ngo bashobore kumuha uburyo bwo kugenda. Ni ibintu kujya kwivuza, n'ukuntu yagiye kwivuza akagaruka ari muzima, n'ukuntu nyuma yaho ibibazo yagiriye muri RST, muri NRS, n'ukuntu yaje i Kigali, n'ukuntu ubutegetsi bw'icyo gihe bwashatse yuko yafata uruhande akabangira, ndetse nta nubwo ari uruhande rwa politiki, bashakaga yuko n'indirimbo ze noneho azijyana Rebero, akaba ndetse no guhimba, akaba yahimba ibindi bitari ibyo yarimo akabangira. Joseph, ushobora uvuze Rebero, menya hari abatazi. Rebero Horizon ni ahantu hari hoteli ya Habyarimana. Ni ahantu rero hari hashya hagendwa, ariko noneho kubera ukuntu Rugamba yari azwi n'amasimbi n'amakombe, bashatse kumukoresha kugira ngo ikigo cya Habyarimana kimenyekane kurushaho, kubera amasimbi n'amakombe no kubera ubusizi bwa Rugamba. Arabangira. Numva rero iki gitabo nge cyaranshimishije cyane kubera ko cyari gikenewe. Ibikorwa byatangiwe byari bizwi, ariko bizwi na bake, kubera ko ni inzira ni nk'urukiko. Abajya mu rukiko ni bake, abajya guhamya ni bake, ariko iki gitabo kizatuma imibereho mbere na mbere, imibereho ya Rugamba na Dafroza n'urugo rwabo, kuba atari umuryango, hari umuryango ushobora kuvuga ngo byari ngombwa kuba umutagatifu, ariko ibigeragezo umuryango wanyuzemo nta cyemezaga yuko waba umuryango mutagatifu. Ni inzira rero yabaye ndende, kandi ni inzira navuga yuko ndi muri bake bayizi, kubera ko nari hafi y'umuryango.
ni Kigali hari ikintu kintangaza, nanjye nari mu bahiwe ndetse baza ijoro rimwe, umuntu amuhamagara kuri telefone, ibintu bikaze byica abantu ku buryo butandukanye. Mu masaha yine y'ijoro fata telefone ndayitaba, umuntu ntiyamvugisha, ndongera nditaba mbigira gatatu ntiyamvugisha. Mu gitondo biranyobera ibyo ari byo. Mu gitondo kare numva kuri radiyo, icyo gihe twese twumvaga radiyo cyane, mu kubika babika ko umuryango wa Nsengimana Yozefu bawutsemye, nitwa Nsengimana Yozefu. Nabonye telefone mu masaha yine, byaranyobeye, mpita mpamagara kwa Rugamba, nibo twasangiraga ibiriho byose ibyiza n'ibibi. Ewe arambwira ati mva rero ibyabaye birakomeye, ati nama nakubwira ngwino mu rugo. Ubwo nari narahunze mu Ruhengeri aho nigishaga muri universite, naraje cumbitse hariya haruguru ya Sopetrade, ahitwa Sopetrade, inzi itangira. Arambwira ati aho ni habi, ati aho ni habi cyane hano. Turagenda tumara icyumweru, icyo gihe urugo rwari rwarabaye urugo rw'Imana mu by'ukuri, kuko wajyagayo ugasengana nabo ugashengerera. Bimaze icyumweru ndamubwira intumva rero ibi nta wategereza, nta wamenya iherezo. Aratubwira ati ibyo uvuga nibyo, genda Imana nishaka ko bakiza izabakiza. Turagenda, ntabwo byatinze noneho ibintu bigenda biba bibi. Itariki ya 6 nijoro, ukuntu nakize nabyo bisa n'ibitangaza, kuko nari niriwe nkora ibintu by'ubushakashatsi, nshaka guhura n'abantu ku mugoroba. Nari umunyapolitiki icyo gihe, nari umunyapolitiki wo muri n'ubu ndiwe wa Parti Libéral. Njya guhura n'abantu, ngeze kwa Rando, navuye mu mujyi saa 2:20 hafi. Ndagenda ngera kwa Rando, nagiye buhoro itwaye, ngera kwa Rando mu masaa 2:40. Mu masaa 2:40 hafi aho ngaho hageze nsanga harazimye, biranyobera. Kandi icyo gihe hari umupira utangira, twese twajyaga kwa Rando kureba umupira, competition africaine. Binyobeye, ndavuga inti nari mfite indi rendez-vous. Icyo gihe abanyapolitiki twajyaga muri consultation duhana amakuru. Mitira kuri sende niko twahita, sanga abantu basohoka amasi bava muri sende na hari abasirikari 600 barindaga abanyapolitiki ba FPR bari baje kugira ngo binjire muri gouvernement de transition. Noneho abo naringiye kuganira kuri situation yariho, cyane cyane ijyanye n'ibintu by'abasirikari ba Loni, bari batangiye kuvuga yuko bagomba kubagabanya. Noneho mpageze mpura n'umwe muri abo banyapolitike, ndamubaza intese ko
ko ngeze hano nkanyura kwa Rando ngasanga harazimye, nagera ngasanga abantu basohoka n'iki kiriho. Hagati aho ubwo ndi mu nzira bari bahanuye indege ya Habyarimana, nuko navuga nakize kubera ko uwo mugoroba ubwo nahamagaye kuri telefoni Bernadette mubwira aho ndi yuko ntashobora gusohoka kuko bari batangiye kurasa kuri rond point yari munsi ya Sene. Navuga sinzi ukuntu ibyo mbisanya, ariko amateka yacu niko agenda. Gusa mu gitondo ku itariki ya 7 na telefone nanone iwanjye. Icyo gihe bari batelefone, abantu bashakaga telefone ari benshi, ariko mu masaha 4 n'igice abantu bavuye muri Sene bari batangiye guhamagara babwira bari muri Sene yuko batangiye guterwa. Nyuma yaho ni nabwo nahamagaye muhira. Mu gitondo rero nabonye uburyo bwo gutelefona mu masaha 3 n'igice hafi saa 4. Mpamagaye mu rugo, inkuru ya mbere nuko nababwiye aho twari dutuye ni inzu yatangiraga hejuru y'iriya petrol station yo mu Kanogo, twarebaga kwa Rugamba imbere y'iwacu. Bernadette ikintu yambwiye cya mbere nuko yari amaze kubona abagiye kwica kwa Rugamba babishe, ukuntu binjiye n'ukuntu amasasu yavuze. Arambwira ati icyo numvise nuko maze kumenya yuko hari umwana umwe warokotse n'uwitwa Sildar, n'ubu aba mu Faransa, ariko aracyafite trauma uwo mwana na n'ubu kuva icyo gihe imyaka 30 na n'ubu aracyafite trauma. Mwumva rero nyuma yaho naribajije nti ubu iyo tuba turi muhira tuba twahagurutse tukajya kwa Rugamba, tukimara kumenya inkuru tuvuga ngo turahagiye wenda niho tuzagirira amakiriro. Nibo ba mbere bahereyeho. Numva rero mumbabarire kuba ninjije amateka yanjye mu yabo, ariko icyo nashaka kubabwira nuko Rugamba niba hari umuntu koko wemeraga Imana nyuma yuko baye nka Saint Paul akagirirwa igikorwa kimuhindura, Rugamba yahise ahinduka pe, ntumenye yuko ari wa muntu wari uzi uko yari ameze. Ikindi nuko muri uko guhinduka kwe hari ibintu yemeraga kandi yavugaga bijyanye n'umuco wa Kinyarwanda usanzwe. Ni ikintu cy'urukundo, gukunda cyane cyane abato, ariko gukunda bose. Ikindi numva gikomeye mu bintu yaraharaniye kandi gishingiye ku muco wa Kinyarwanda. Muzi yuko n'indirimbo ze zigaruka kuri uwo muco wa Kinyarwanda, ku buryo iyo birebye ni ubusabana na bose, abato n'abakuru, abakene n'abatunze, bose kuri we bari abana b'Imana, bafite ishusho y'Imana. Numva rero narangiriza aha. Rugamba yazanye ubukristo mu muco wa Kinyarwanda, arabihuza kandi ibyo cyane cyane yari yarasomye nk'undi muntu nawe w'umukristo wagize akamaro mu kogeza Kristo mu Rwanda, Musenyeri Kagame. Ibuka Musenyeri Kagame Alex
haba Vatican II, Concile Vatican II yarishimye ku buryo budasanzwe, ku buryo yanditse n'igitabo yerekana yuko yishimiye yuko Imana igaruka igasimbura Mungu, kuko Imana yari mu Rwanda, yahoze i Rwanda, atumva impamvu bayiretse bakayita Mungu. Nabyo bifite impamvu, kuko abaje ntabwo bashakaga, kubera imizi navuga imizi y'ubukristu basanze hano bisa naho, kandi nako umwami w'Ububiligi yaranabivuze yohereza message yahaye abaje abazanye ubukristu ino, yababwiraga yuko mu bihugu bimwe ntabwo tubarusha Imana, ntabwo ari cyo mugamije gusa, ariko mu Rwanda ho byari ukuri, kuko Imana yacu ni naho nababwiraga yuko Cyprien Rugamba uko ari indirimbo, ari imyitwarire, yagerageje guhuza imico myiza iranga umunyarwanda, yuko ari imico nanone ijyana ku Mana. No muri iki gitabo biragaragara. Nkaba rero nishimiye, ndongera nshimire François, rwose igikorwa wakoze ni cyiza kandi ni ingirakamaro, ndumva gikuza ibikorwa by'umuryango wa Rugamba na Dafroza, kikabaha n'imigisha Imana yabateguriye. Murakoze. Barakoze cyane ku bwunganizi. Birashoboka ko hari abantu bagifite ibibazo, ariko umwanditsi arahari, naza kumubaza wenda nyuma, kubera ko hari abantu ushobora kuba dufashe hano bafite indi gahunda bifuza kugenda. Ni byiza ko dusoza kugira ngo tudakomeza gufatira abantu. Turi gusoza, ariko ndibaza ko n'umwanditsi wacu afite abashima bamubaye hafi, bamufashije mu kwandika iki gitabo. Ndashima Imana yampaye kumenya kwandika, gusoma no kwandika, yampaye guhura n'abananditseho no kubana nabo. Ndashimira abantu bose bampaye amakuru kuri ba Rugamba, nkuko mubyumva mubibona, ntabwo nari mu buto bwabo, mu bukumi n'ubusore bwabo, sinari mpari bashyingirwa. Imyaka 5 ya nyuma niho twahuye, hari ibintu byinshi ushobora kubavugaho byo nanjye mpagazeho. Ni ukuvuga rero ko andi makuru nayavanye mu bandi. Nkaba nshimishijwe no kuba turi kumwe na murumuna wa Rugamba, akaba ari we bucura mu iwabo Symphorien. Ubwo hari ibyo yambwiye byinshi, ushobora guhaguruka bakabareba. Hari ibyo namenye kubera Monica, mubyara wa Rugamba, ushobora kwicara, mushiki we kwa se wabo. Mu Gifaransa hari igihe tuvuga kazi, Yosefu yabibwiye, nawe hari ibyo twaganiriye biri muri icyo gitabo. Warakoze Joseph nawe kumpa amakuru. Ndashimira mama, akaba na mama w'umugore wanjye akaba na mushiki wanjye muri communauté de l'Emmanuel, ko yiganye na Dafroza. Ubwo amakuru yo ku ishuri niwe wayambwiye, ndetse n'amakuru ya fiancé we wa mbere, kubera ko bari bafite ishyirahamwe ry'abakundana. Mama Anastasia akundana na Michel, Dafroza akundana na Polycarpo,
maze bakora ishyirahamwe ryitwa amidapo. Amidapo 1 2 3 4, ubwo sinzi wari wakangaye ubwo rimwe wa mbere, ubwo niko amabarwa yandikwa amidapo 1, amidapo 2, amidapo, bakamenya aho ibarwike igera. Urumva rero kuba tumufite ni igitangaza, bima no bavukiye no mu mwaka umwe, bima rero gutekereza uko Daphrose yari kuba ameze. Hari n'abatashoboye kugera mu gitabo nka Donatira kuko ariko ngashimira n'abavandimwe bo muri communauté benshi babamenye, barimo babitega Caritas, ni benshi bari hano n'abandi benshi bampaye amakuru uburyo baganiriye. Ngashimira umugore wanjye nawe hari byinshi twabanye, kuko n'urugo rwacu kugira ngo rubeho ba Rugamba bafitemo uruhare rukomeye cyane. Kandi nkamushimira ko yihanganiye amajoro naraye nandika, ubwo bibaye ngombwa ko imbeho imwicira mu buriri nandika igitabo, ishyushya igitabo. Rero n'ibindi n'isengesho by'abavandimwe bose. Rero na communauté de l'Emmanuel yanafashije kuma uburyo bufatika bw'amafaranga bwo kwandika iki gitabo, ndetse ni n'icya communauté de l'Emmanuel. Nimureba murabona copyright ari communauté ya Emmanuel. Rero nabyanditse kubera inshingano mfite nk'umwana wabo kuri roho, ariko nacyanditse mu nshingano mfite nka vice postulateur wakoze ya beatification yabo. Ubwo rero ruba kizafasha guteza imbere, n'igihe muri Vatikani bamenye ko hari igitabo cyasohotse babiha agaciro cyane. Hadasohotse igitabo bakwibaza abo bantu igituma tubahisha, igihe rero tubashyize ahagaragara barishima. Rero ubu ngubu kuba mwakiguze, tuzatanga raporo cyaguzwe n'abantu bangana gutya, ndetse bakigurira n'abandi bangana batya, ndetse bigenda bitya u Rwanda rwose ruragisoma. Murakoze. Murakoze cyane, reka tumushimire kandi tunizera ko buri wese akuyemo impamba no kukigura ni iyindi mpamba ya kabiri. Reka dusubize ijambo umusangiza cyangwa uyoboye gahunda. Murakoze. Rero mbasabe dushimire Louise na François Xavier